uzane ibase n'utuzi dushyushye uterekemo ibirenge by'umugabo wawe, atekemo iminota kuko amazi ashyushye kuyakandagiramo bivura stress kugira ngo umuntu yongere asubire mu buzima bwiza anezerewe. Iyo umugabo rero akize stress ntabwo mwajya mu gitanda ngo avuge ngo yabuze ubushake gute se? Bahaye ikaze bakunzi ba Umurimbo TV, turabasuje cyane aho muherereye mu bice by'isi bitandukanye, mukaba mudukurikira umunsi ku wundi. Karibu karibu, tubifurije kugubwa neza rero, mugire amahoro y'Imana, mugire umugisha w'Imana ku bemera Imana, hanyuma rero mugire ituze mu miryango iwanyu ndetse mugire ubuzima bwiza buzira umuze. Mbahaye karibu rero, tugiye kuganira za nsanganyamatsiko zacu. Murabizi ibyo tuganiraho hano byose biba bigamije kubakana, kubaka umuryango neza ndetse no kubaka ubuzima bwacu neza. Tunyura mu nama zigiye zitandukanye tukigishanya, yaba guteka ndetse n'ibindi bintu byose washobora gukora kugira ngo bikugirire akamaro, uzabisanga hano ku Murimbo TV ndetse n'ahandi hose mujya mubirebera. Ariko njyewe mbahaye ikaze hano, nshimira mwese mwakoze subscribe, nshimira mwese mubana natwe mu bihe byinshi bitambutse tubana, mwubahwe cyane. Ariko nanone nsaba wowe ugeze hano bwa mbere ngo kora subscribe, hanyuma rero tujye twibanira ube mu bantu ibiganiro byacu bizajya bigeraho mu ba mbere, cyane ko aba ari ibiganiro byiza cyane byubaka kandi by'ingirakamaro. Tugiye kuganira rero munsi rero ku cyitwa inzaratsi. Inzaratsi uyu munsi zo twateguye ni iz'abagore bagomba guha abagabo babo kugira ngo babagumane, kugira ngo wa mugabo umufatishe utitaye ko hanze bazajya bavuga ko wamuroze. Ibyo birabareba, ubundi buri muntu wese aba akwiye kurebana n'izamu rye. Mu kiganiro kizakurikiraho tuzababwira n'inzaratsi abagabo bazaha abagore babo, kugira ngo muri ino minsi ibintu byarakomeye. Hariho kubera social media abagore barararutse. Umugore asigaye yirirwa areba ibibera kuri za kamera hanze aha ngaha akagira ngo ni ukuri, akumva ubwo ubuzima buraryoshye, akumva ubwo ubuzima arabukwiriye, ugasanga ataye umugabo we. Cyangwa se usanga hari ababateretera kuri za TikTok, aho kuri ya YouTube hose. Mujye mumbabara ntihakagire umuntu untereta. Hanyuma rero usibye ko nta n'abahari, Imana yanjye, Imana yarandinze, yaransitiriye. Icyo bita gusitiri, yampaye icyubahiro cy'umubyeyi mukuru wiyubashye, ubagira inama mukumva ibyo ngibyo. Nta bantu bajya bantereta pe, ndababwiza ukuri kandi Imana ishimwe rero. Ubwo wenda n'ababiteganyaga ndabakumiriye, bigendere kuko hakimu wanjye arahari, arahagije, arahagije pe. Niba ari n'inzaratsi yampaye naraziriye, basi byararangiye. Rero tuzababwira abagabo nabo inzaratsi ushobora gukoresha ku mugore wawe kugira ngo ye kuzajya agendana n'ibiguruka, umufatishe, mwigumanire, mwiyubakire umuryango, kuko buri muntu wese, nta muntu wifuza gutakaza igihe pe. Muri ubu buzima tubayemo dufite ibibazo byinshi cyane, dufite ibintu byinshi byo kwirukamo, byo gutaha igihe. Ntabwo dufite igihe cyo gutakaza ku bakunzi cyangwa kubo dukwiye kubakana umuryango, ahubwo bakagombye kuza tugafatanya icyo gihe cyacu twese tukagihuza, kikabyara umusaruro. Ibyo ni byo buri muntu wese yifuza. Biragoye rero kuba ufite ibibazo wifitiye byo gushakisha imibereho y'ubu buzima, byo kwishyura school fees z'abana byiyongera buri munsi, ibyo kurya byiyongera buri munsi, ubuzima burahenze cyane. Warangiza ukagira n'umugabo wirirwa ameze nk'isekurume, yirirwa agendagenda ahantu hose agiye agira gute, ukagira n'igihe cyo kuvunika wiruka kuri uwo mugabo. Umugore mwiza atuma urugo ruba rwiza, agatuma umuryango uba mwiza. Niyo mpamvu rero nugira n'amahirwe ukaba ufite umugore wakuroze ariko akakubera umugore mwiza, akakubera umugore ufite imico myiza, yaraguhaye izo nzaratsi, izo bita bazita ngo indaramabuno n'ayandi mazina yose, ntibizagutere kwicuza. N'abantu nibakubwira hanze ko wa mugabo umugore yarakuroze, ukaba ubona wibereyeho neza, wifitiye ituze, wifitiye amahoro, ujya ku kazi kawe mu cyubahiro cyawe, akagutegurira buri kimwe cyose, ukabona uraryohewe. Ibyo abantu bakubwira ujye ubyihorera, ubyima amatwi, ubundi buri muntu wese azabazwa ibye n'imbere y'Imana. Reka tugarukire hafi rero, dukomereze mu murongo wacu w'ikiganiro twateguye cy'uyu munsi kibabwira inzaratsi. Hanyuma rero izi nzaratsi zikaba zishingiye, iyi nzaratsi ya mbere ishingiye kuri massage yitwa welcome massage. Iyi message yitwa welcome massage ni massage irimo uburozi bugenda bukinjira mu mugabo, bukamwinjira mu mutima, bukamwinjira mu ngingo, ku buryo azajya ava ku kazi
avuga ati ngomba gutaha nkajya kwibonanira na madamu. Mbabarira umbwire, abagore tugira amafuti ntiwareba. Ni gute uyu munsi ushaka gufata umugabo wawe ngo umubwire ngo ntuze gutaha ngo ujye kunyura mu mupira ngo uze ndagukumbuye, naza se uramuha iki? Mm? Ugomba gukuretinga ikintu uzamuha kimuzamurira ibyishimo kurenza iriya match yari kujya kureba, akaza akayirebera mu rugo mukayireba. Mm? None se nimba ari butahe ugatangira kumwibutsa amakosa yakoze kera akiri umusore, urumva biri buvemo? Ntago azi. Niba ari butahe ugatangira kumubwira uburyo ejo n'ejobundi mwagiye akareba akarangarira abakobwa cyangwa se mwasohokanye akajya areba abandi bagore, ibyo ngibyo ntago ari buze kumva, utwo tuntu ntago ashaka kutwumva, utwo ntacyo tumufasha, akeneye ibyishimo. Hano rero kugira ngo bize gukunda umufatishe nyine urahoza kumukorera ya welcome massage. Iyi welcome massage umugabo wese arayikunda kandi azayikumbura, azanataha avuga ati ewe reka njye kurebera match mu rugo kabisa. Niba ari n'umunywi w'icupa hari n'igihe avuga ati eba iri cupa reka ngurire na madamu kaji, hanyuma ngende tujye gusangirira mu rugo tuganire, niganire n'umugabo wanjye n'umugore wanjye. Hanyuma rero abandi bagabo bakavuga ati cyokora wowe merci, ntitukishinga iby'abandi kuko buri wese aba afite ibimunezeza. Reka rero dutangire ya massage yacu yitwa welcome massage, ariyo nzaratsi ya mbere tugiye kuvuga ikurura umugabo mu rugo iwe. Hanyuma ukuntu ikorwa rero, umugabo wawe niba yinjiye ugomba kwitegura ko agomba kwinjira agasanga useka, iyo niyo welcome ya mbere. Hanyuma rero ukamuha karibu mu rugo iwe nk'umutware, yamara kwinjira ukamwakira, nimba ari ibintu azanye ukabyakira vuba vuba ukabibika, warangiza kumwakira buriya biha agaciro buri kantu kose afite, yaba ari ibyo bikoresho byo afite byo ku kazi, yaba ari akantu abatahaniye mu rugo. Abagabo mujye mutahana envelope buriya byiza cyane, ntihakagire umugabo utaha nta kintu yinjije mu rugo. Jya utahana uwo mugati, jya utahana ayo mandazi, jya utahana iyo capati, jya utahana ako gakeke, jya utahana ako kaji, ariko ujye utaha ufite akantu mu ntoki. Make sure ko ufite akantu mu ntoki. Mwabagabo mujye mutahana akantu mu ntoki uko byagenda kose, niba ari na bombo ariko ujye uyitahana. Ibi ngibi bikora umuti kugira ngo numuhereza naza kukwakira n'iyo sakoshi yawe n'ibyo bikoresho wenda wakoresheje mu kazi, nako kabombo gakure mukamuhereza madamu. Niba mufite abana 2 3 umukureremo utubombo 4 ak'abana, hanyuma rero umuhereze nawe akwakire. Hanyuma rero madamu tugiye gukora welcome massage. Muhe karibu, niba ari wa wundi utaha ahita abanza muri dushe, sava amazi wayateguye ajye muri dushe, namara koga umubwire yicare hamwe. Nimba ari ako kantu ko kunywa k'ibanze ukamuhereze, niba akunda amazi, nimugoroba mujye mubategurira amazi ashyushye yo kunywa, aba ariyo umuhereza. Amazi ashyushye ni meza mwabagabo mwe, nibayabaha mujye muyemera. Itasi irimo amazi ashyushye cyangwa ikirahure kirimo amazi ashyushye ariko atagurumana y'akazuyazi, ushyiremo akuki, ubuki ukorogeremo muhereze, agotomere akantu ni keza. Nimba ari agashyushyu ugashyushyu ukamuhereza, ari akazuyaze umuzanira agatende nimba ugafite, umuzanira utunyobwa wakaranze nimba udufite, utuntu turi bumuzamurire cya kintu cyitwa libido. Mwabyumvise. Hanyuma rero aba ari two tuntu abanzirizaho mu gihe ategereje kuza gufata amafunguro. Nimba ari yatashye ashaka kureba match, umva respect him mu bintu bye, arashaka kureba umupira, arashaka kureba filime, arashaka kureba amakuru, ibyo byose biha agaciro. Yicare muri ya ntebe ye nyine iba mu rugo y'umugabo, agomba kwicara ahantu nyine yitegeye neza nk'umutware, abandi mwese tukicara ku zisigaye. Hanyuma namara kwicara aho ngaho, hari n'aboroshya ubuzima akiyicarira aho abonye, wenda icyo cyo ntitwagitindaho, ariko bibaye byiza kurushaho hamenyekana intebe ye ikajya iba ihari. Hanyuma nibirangira rero ikintu uzakora, uzamwegera buhoro buhoro wiyoroheje, utabigize intambara, utabigize ko ari ibintu ugiye gukora big deal, cyangwa se utabigize ko ari ibintu donc ikintu cya mbere ni ukuba iyo umugeze iruhande ugomba kwiyoroshya cyane. Hanyuma rero kumugeraho ukamukoraho,
byaba byiza ugahera nko ku rugingo rw'umutwe, ugatangira ukamuganiriza umubaza uti wiriwe ute, ukora mu mutwe, umumanurira agasatsi ke nimba gafite, ugakora mu gasatsi, ukajya ukoreshamo za ntoki zawe neza, warangiza ukamanura hano ku matwi, ugatangira nyine amatwi kuyakorera masaje, uzamurira runo rutoki hano inyuma, aha ngaha inyuma y'amatwi hari hafi nyine y'aho umusatsi ugarukiye, aha kuri uyu mubiri w'aha hakunda kunanirwa cyane kandi iyo wakoreye masaje umuntu amererwa neza, biraruhura, bituma aruhuka umunaniro wose yirirwanye na stress yahuye nazo zikagenda kubera hano hantu. Uhakora rero woroheje intoki zawe ukoresheje, ushobora no gukoresha ka kaglycerine ukoresha ufungura amavuta yawe, ukavuguta ku ntoki zawe gusa, warangiza ukajya uzikoresha zoroshye, hanyuma ugakora aha ngaha nyine. Ukajya unyuzamo ugakora no ku matwi, ukanyuzamo kugira ngo unanamusetse nyine umuvure stress burundu, ukajya ufata udutoki dutoya ukatunyuza mu matwi gutya just hanyuma ukamanura aha ngaha. Hari igihe nyine ahita yumva ari gukira stress akanisinzirira, hanyuma rero ukamanura hano ukaza zino ngohe z'aha ngaha ukazinyuraho, ukajya ugenda uzirambura, ukamanukana aha ngaha ku isura aha, ukamanuka ukamasa amazuru hano, ukajya uyamasa neza, ukamukorera massage gutya ku matama, ukagenda werekeza hehe ku ijosi aha ngaha. Noneho ukagera hano, iri josi ni ryiza cyane kurimasa kubera ko bituma umuntu aruhuka, hari igihe riba rifite ukuntu wenda yakoze yunamye, imitsi ikaba irambutse neza, wenda hari pozisiyo yari afite mu kazi akora, ukoresha intoki zawe rero ibiganza byawe ukagenda umumasa hano ku ijosi, wongera urambura iriya mitsi buhoro 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 buhoro, nta byacitse nta birenze, ukabikora buhoro umuganiriza, ariko nabwo kandi mu kumuganiriza byitondere kuko hari igihe umuganiriza atari cyo gihe harimo cyo kumva ko ashaka kumva ibyo umubwira, ahubwo wenda ari gutega amatwi iyo mace ari kureba, ari gushaka kwiyumvira iyo filime, ceceka, gabanya twa tugambo twigirira twacu, umwihorere, umuhe ituze, umukorere iyo massage. Nurangiza aha ngaha nyine mu ijosi aha ngaha, ujye hano, aha naho haravura, aha ku ntugu aha ngaha, hano ku ntugu uhamase neza, sibyo? Uhamase aha, uhamasa ugira gutya, umanura ku ijosi, umanura gutya. Reka mbabwire, nshobora kubikubwira gutya bikagucanga ntumenye ibyo ari byo. Jya kuri YouTube wige ukuntu bakora massage, sibyo? Biba biriho pe, ukuntu bakora massage ziri relax, massage z'umuti n'ibindi byose biba biriho. Nimba ureba YouTube rero ukaba ukurikira Umurimbo TV, genda wige n'ukuntu bakora massage iri relax. Aha ngaha rero umukorere iyi massage iri relax. Nurangiza umanurire hano ku maboko, umanure umugabo wawe umufate mu biganza aha, mujye mu biganza, umase ibiganza bye, sibyo? Ugende ubimasa buhoro buhoro ukoresheje ibiganza byawe, urukundo rugende rwinjiriramo hano, amashanyarazi nyine arakubitana, buriya mu biganza haba urukundo mwa bantu. Noneho umumase zino ntoki ugenda uzirambura ukoresheje zawe zoroshye washyizeho utuvuta duke, twa tundi tw'amazi nyine tw'utuglycerine, urambure, ujye unyuzamo nimba hari utuntu wateguye aho ngaho two kurya, uduterure ukamutamike, uterure ukamutamike, unamuganiriza wijijishije cyane. Hano ku ntoki umaze kuhamasa, ukora iki? Manuka uce bugufi, umugabo wawe umumase ibirenge, umumase ibirenge. Ubwo ni ukuvuga ngo ibyo uri kubikora, twebwe muri iki wenda nkatwe muri iki gihugu cy'u Rwanda, mu mibereho tuba dufite ahantu henshi usanga dufite abadufasha akazi ko mu gikoni, ufite ukuntu woroganije, ufite uko wabwiye umukozi ari buteke, ari guteka nyine, ari gutegura amafunguro, hanyuma nimba uri n'ahandi udafite uwo mukozi, ayo mafunguro uyategura kare akaba yahiye, ukayabika, hanyuma hakaba hategerejwe gahunda y'uko muri buze gufungura, cyangwa se wenda mwamaze no gufungura iyi massage, ushobora no kubikora mwamaze no kurya,
mutegereje kuza kujya kuryama. Anytime umugabo wawe ari mu rugo, ugomba gukora ku buryo iyi massage azajya ayibona nibura kenshi gashoboka nka 3 mu cyumweru, sibyo? Ukaba wagerageza pe! Ko ibi ngibi uri gukora, uri kubikorera urugo rwawe, uri kubikorera urukundo rwawe, uri kubikorera umutware wawe, umugabo wawe w'ibihe byose, kugira ngo ukomeze usane, usigasire, ukure umuryango wawe w'umutamenwa. Umujye ku birenge rero ntabwo uba uherutse kureba ku birenge bye nimba afite inzara, nimba afiteho inzara ufate kupongere uzice, numara kuzikata umukorere massage y'ibirenge rero. Nibiba byiza kurushaho uzane ibase n'utuzi dushyushye uterekemo ibirenge by'umugabo wawe, aterekemo iminota kuko amazi ashyushye kuyakandagiramo bivura stress kugira ngo umuntu yongere asubire mu buzima bwiza anezerewe. Iyo umugabo rero akize stress ntabwo mwajya mu gitanda ngo avuge ngo yabuze ubushake, gute se? Abantu benshi babura ubushake cyangwa bakagira ikibazo cyo kurangiza vuba mu gihe cy'amabanga y'abashakanye bitewe na stress, bitewe nyine umunaniro baba bahuye nawo, izo wasiwasi baba bagize mu nzira, guhura na za ambutiyaje, gutekereza ibintu byinshi ndetse n'izindi ntonganya cyangwa ibintu biba bitagenze neza mu kazi aho akorera. Iyo massage irabivura ariko wakongeraho amazi ashyushye kuyakandagiramo y'akazuyaza umugabo akayamazamo iminota hejuru ya 15, hagati ya 15 na 25. Aha ngaha umugabo akira stress cyane, warangiza rero bya birenge bye amaze gukandagiza muri ya mazi ashyushye ukabikuramo, ukamusigira, ukabihanagura, warangiza ukamusigiraho amavuta ya nimugoroba, donc wanabikubye, warangiza ukamusigira amavuta ari kumukorera massage y'amano, ukajya ujya munsi y'ikirenge cye ukagenda ukoresha izi nkonje z'intoki, ukagenda umasaginga buhoro buhoro, uzamura umanura. Ibi ngibi bizamubera n'umuti, bimukore ku mutima, bimukore ku mwijima, bimukore kubera ko ubuzima bwacu buriya buba hehe? Hariya mu birenge. Hanyuma rero umukorera ako kamassage buhoro buhoro, twige. Ibi rero ikintu bizagufasha ni iki? Uyu mugabo wawe izi massage umukorera zizamukurindira. Urabona yuko bajya mu masalo de coiffure kwiyogoshesha. Hakaba hari abasireyi kwini bateguye hariya, mumbabarire abazumva kino kiganiro mukora kano kazi, ariko namwe muriyizi ukuntu muba mumeze. Iriya massage rero ahabwa muri salo de coiffure bizafasha kuba yumva nta gashya karimo, nta birenze kubera ko niwe iyi massage arayihasanga. Ariko igihe cyose azakorerwa ibintu adashobora kuzarota no kubona iwe, atazi niba udashobora no kubikora, hari igihe nyine bizavamo shitani yinjirira ahantu hatandukanye, itera kwinshi, ishobora guterera aho ngaho. Bari abantu bakora muri ariya masaro abenshi nabo ntabwo baba banze n'iryo faranga, sibyo? Yakora icyashoboka cyose rero kugira ngo iryo faranga ribone. Ndagira ngo mbabwire, niba muzi ukuntu bariya abantu bakora, bitanga batizigamye mu gukora iriya massage, barabamasa mpaka bakabagera no ku gituza, hari aho babikora. Akamumasa mpaka akamumasa n'iminwa n'amazuru, urebye nabi yanayimashisha iminwa yiwe, sibyo? Barakora ku buryo biriya bintu bakora twebwe abagore tubashije kubikora byadufasha cyane, ariko imyumvire dufite ntabwo itwemerera kandi ubushobozi turabufite. Bakunze Umurimbo TV rero reka mbabwize ukuri, iyo mvuze ibintu byinshi cyane mubyita kurondogora. Reka uyu munsi dusoreze kuri iyi nzaratsi yonyine iyi ngiyi, reka tuyite inzaratsi kuko iyi ngiyi ituma umugabo ataha kubera ko aba azi ko hari ibintu byiza asanze iwe mu rugo. Ntabwo aje gutongana, ntabwo aje kurwana, ntabwo aje kubwirwa amatiku, ahubwo araje yisange, asanga abantu bamutegereje bamuha agaciro, bazi uburemere bw'imvune ze, bazi agaciro ke, bamwiteho. Ibi ngibi bizamurutira aba best friend ajya kuzererana nabo mu masaha y'akazi, nako ya nyuma y'akazi. Hanyuma ntabwo hazabura abantu uko byagenda kose bazavuga bati uriya mugabo umugore yaramuroze. Aho rero niho tubyitira inzaratsi.
Aha ngaha niho birangira tubyise nyine zanzaratsi. Reka dusoreze kuri iyi massage, welcome massage, ubutaha tuzabakorera ikiganiro cy'inzaratsi abagabo bahereza abagore muri iki gihe abagore basaze, ariko izo nzaratsi zituma batuza, bakaguma mu rugo, bakubaka, bakarera abana, bakabyara, bagaheka, bakarera abana na ba papa wabo, ubuzima bukarushaho kuryoha. Wifuza kugira icyo udusangiza nyuma y'iki kiganiro, uzatubwire, twiteguye kwakira inama zanyu, ibitekerezo byanyu n'ibyifuzo byanyu. Ndabakunda cyane rero, naho ubutaha, Imana idufashe itwubakira ingo zikomeye, zirimo amahoro, umugisha, zirangwa n'ituze, zizira amakimbirane ndetse n'amahane n'amatiku n'imishiha, ibyo byose Imana ibiturinde, arahuma amina. Bayi, Imana ikomeze ibahe ibyiza. Bayi.